mukenya mwakabawe ukinga hongera inyanubwati ukinga hongera inkamuzindi ukinga. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire Salisa mu amashyi cyane. Bose birahebuje yikuremo ewe nari naragiye ngo ndebe ko byibura hari icyahinduka none n'ubundi ijigo riracyari ijigo ibinga riragera mu gutwi noneho meze nte mukurikije uko nagiye meze nuko njuba Yesu ngo nazanye inda ariko ntari ikiza nuko umukobwa ari ubivuze ubwo ku basore namena mbo urugendo rwanjye rw'amasiporo rero rurakomeje bwa mbere nakoze fosete haza amabinga nkora nyashi haza impfundiko hari indi siporo nari maze iminsi ndi kugerageza izana inyinya ariko yo ntago iyo uyikorera ntago yo wayikorera mu rugo ngo bikunde bisaba kujya kwa muganga. Nagiye kureba umuganga ndamubwira ngo muganga nshaka kuzana inyinya arabanza njyana ku ruhande abanza kunganiriza agira ngo mfite ikibazo mu mutwe siko ndi kumva ndi kumagara ko ndi kumva ndi kumagara ntaratangiye nta mazi ntago nakumira hano mwiyaranje mucakira amazi. Muganga njyana ku ruhande aranganiriza arambwira ngo siporo ntuza kukuvuza kugira ngo uzane inyinya ntago ari ibintu byoroshye biraza gusaba ko tugusinziriza iminsi 2 ndavuga ngo nta kibazo mu nsinzirize baransinziriza iminsi 2 ishize ndakanguka barambwira ngo cerebura byakunze inyinya yaje ariko urihangana inyinya yaje mu ijigo avuga ijigo rikomeje kunkurikirana. Buriya rero ukomeze kose ujye wigirira confidence uko waba uri kose uko waba umeze kose uko waba ureshya ujye wigirira ikintu cyitwa confidence sibyo. Ejo bundi nasotoye umusore mu rusengero ntitaye ku ijigo mfite ndavuga yansotseho arambwira ngo mu bakobwa bose dusengana ni njyabona ndamubaza ni njyubona koko arambwira ngo ampa nimero ze ndazifata ariko arambwira ngo ngiye phone yanjye yarapfuye wowe uzampamagare nyuma tuvugane. Arampamagara banza kwihagararaho nanga kumwita ariko bwa kabiri ndayifata arambwira ko utampamagaye banza kumwisukuzingaho ndamubwira ngo ndabibujije banza kumwiyeskuzingaho ndamubwira ngo mbabarira uko byagenze nyine nuko byagenze ihangane. Ikibazo rero nta nubwo wabona ukuntu ubwira umuntu ngo nari nabuze amayinite kuko sekondi kuma nari nabuze ntago wabona ukuntu ubwira ngo nari nabuze amayinite. MTN rimwe na rimwe hari igihe inyuzamo ikambangamira nk'ubu ngubu yashyizeho amapaka menshi ku buryo utabona ukuntu wisobanura ku muntu ngo umubwire ngo nabuze amayinite. Ifite paka zigiye zitandukanye za yolo niki ariko ifite paka yitwa irekure. Ubundi kwirekura ngiye mbifata mu buryo bune n'inshinga ariko kwirekura hari ukwirekura nk'uko ndi kuri stage nkirekura kugira ngo mutanshishamo ijisho. Hari n'ukundi kwirekura ko sindi bugutindeho muruze kukwitekerereza. Hari n'ukundi kwirekura kwa gatatu nka kuri ya MTN guha amasegonda menshi ukarondogora ukagereza igihe urashakira. Hakaba kwirekura kwa kane ko nita kwirekura nyandagazi. Kwirekura nyandagazi ni iki? Ni igihe uri mu bwiherero ukumva nta muntu uri aho hafi ukirekura. Ifite indi paka nshyashya yitwa gwamo. Njyewe ubundi MTN igiye kohereza message ntago ibizi ngo umuntu ngiye kohereza message ari mu kahe gace
ese ari mu isoko, ese ari kuri butike, ese ari mu muhanda, yo irohereza. Njyewe nari nagiye gusura umukecuru mu ntara. Murabizi ubwiherero bwo mu ntara ukuntu buba bumeze, nako ni wese ukuntu ziba zimeze. Haba hariho nk'ibiti bitatu, ujyaho ugasenga ukavuga ngo Mana, nimbona unkuye aha hantu amahoro ndagushima. Njyewe nari ndi muri toilette ndi gusenga, ndi kuvuga Mana ndindira aha hantu, ngiye kumva numva phone irasonye tu, ndebye mbona ngo gwamo, mpita nsohoka ndi kwiruka. Ndebye nsanga ngo ni paka ugura ikaguhanjiga 7, mpita nyigura ntangira no kuyenjoyinga, nsubira muri wese kuko sinari ndangije, ndakomeza ndayenjoyinga. Kano ko kuba boss anzaniye amazi ntago mwagakomera udushyi. Nyiri muri Kenya najyaga nkunda kuburana n'abanyakenya, nkababwira ngo abanyarwanda ni beza, nako abanyarwandakazi ni beza, bakambwira ngo ariko uri umugande. Habyirengagiza, ariko naje gusanga se mureke mbanze nirangiriza. Ng'abanyarwanda nkababuranya, ariko ikintu nakundiye abanyakenya ntago bagira complication, ntago bijya bikomplika ku kintu. Usanga imirimo ikorwa n'umugore n'umugabo yayikora, nta bintu byo kwikomplika bagira muri make. No mu Rwanda ndashima Imana ko ndi guhungetwa. Ubu imirimo yakorwaga n'abagabo isigaye ikorwa n'abagore, imirimo yakorwaga n'abagore nayo isigaye ikorwa n'abagore, isigaye ikorwa n'abagabo. Mbese ibintu byabaye byiza. Murabizi rero mu Rwanda tugira ukuntu abazunguzayi, iyo umuntu akunyuzeho umuhamagara mu izina ry'ikintu ari kuzunguza. Niba ari amagi ni Kanyamagi, niba ari ibira ni Kanyabira. Ejo bundi tugira ibibazo, tubona umugabo atunyuzeho ari kuzunguza intoryi, tubura ukuntu tumuhamagara, biratugora. Ariko twari turi hamwe n'umukecuru, waramuhamagara aramugarura, yari afite intoryi zitoshye, aramugarura. Murabizi abakecuru ntibabura kuburana, kuko mbona zakubiswe n'izuba. Mve nigende. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung 250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubasha kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung 250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo, watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Abakinga bongera inyanduka, abakinga bongera inyamuzinzi.